buriya rero yewe nyitangira kumva nakuze numva nshaka kuzubaka urugo, numva byanjemo nifuje ikintu ariko ni munseke, numvaga nshaka umugabo umeze nka papa, nkumva ni mu byiyumviro byanjye nkajya ndekarika papa nkamureba papa wanjye, hari ibintu byinshi nagiye mubonaho nkumva ndifuza. ntago wenda uko ntago bari komba ndi Papa wanjye rero mwiza ndamushimye, nanasaba abagabo bose ubwo uraje rero utekereza utese umupapa yarameze ate, yaragize ate. Ndabasuje bakunzi ba Deep 5 TV, amahoro y'Imana, guhirwa, amafaranga, ibyo byose Imana ibibagenera, nicyo mbifurije nanjye niyifuriza mu izina rya Yesu. Muri beza ndabakunda bitari mu buryarya, namwe kandi mushatse mwankunda kuko nta kintu ntwaye, nta na kimwe nangije. Rero natangiye iyi subject mvuga yuko namye nifuza cyangwa se nabyirutse numva nifuza gushaka umugabo umeze nka papa. Ahari hari umuntu wabo ukuri iki kiganiro akibaza ati se papa we yarameze ate, ndaje mukubwire nawe urahita wumva umugabo wumva ukeneye. We mukobwa udukurikiye, we musore udukurikiye, urahita wigana imico nk'iya papa. We mukobwa udukurikiye urahita wifuza umugabo umeze nk'uwo ngo nanjye nashaka umeze nka papa. Hari undi muntu ushobora kwibaza ati se buriya akagiye kuvuga yifuzaga umugabo umeze nka papa we, akabona ndi umukecuru, akavuga ati se yaba yaraje kumubona cyangwa se yaba yarapfunyikiwe. Nabyo ukabyibaza, nukurikira iki kiganiro kuva gisoje uranamenya umugabo mfite uwo ari we. Tubane muri iki kiganiro rero bakunzi beza, nshuti zanjye, nukuri kubahanga nta gihombo kiba kirimo, yaba ari kuri njyewe n'umugisha, yaba ari kuri wowe unkurikiye nawe n'umugisha, kuko hari byinshi uzi ariko nakangiye kukubwira ukongeyemo nabyo byaba byiza kurushaho. Tujye duhora twiga, duhore twiga kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bugende imbere heza. Rero uyu papa wanjye mvuga ni umuntu wari umeze ati, yari afite karakteristike ngiye kukubwira muri iki kiganiro. Nakubwiye ni wowe utangira ikiganiro ugisoze, uraza kumva uyu mugabo nifuzaga yari ameze ate, yari afite ibiki bimuranga. Ese uwo naje kubona umenye niba naramubonye cyangwa se niba naranamubuze cyangwa se niba naranapfunyikiwe, byose urabimenyera mu gusoza iki kiganiro. Ku musozo wayo ndahita mbabwira umugabo mfite uko ameze, cyangwa se niba ntanamufite nabyo urabimenyera ahangaha. Rero tugiye kureba ahangaha papa wanjye yari umuntu umeze gute, hari karakteristike zamurangaga ariko narazijyaho, reka maze ngusobanurire. Ubundi hari umuntu waba ukuri iki kiganiro ushobora kumbona akaba azi n'amateka yanjye, imivukire yanjye n'imikurire yanjye, birashoboka akibaza papa wanjye uwo ngiye kuvuga uwo ari uko ngiye ubundi mfite papa babiri, mvuka ku babyeyi babiri. Wakwibaza uti byagenze bite? Mfite papa wambyaye ku maraso, aza gupfa ndi umwana mutoya kandi apfa atansiganye na mama. Ntabwo ibyo ndi bubyinjiremo cyane, nubikenera uzabimenya ikindi gihe kitari uyu munsi, ko sibyo nateguye. Rero muri uko kubura papa wanjye ndi umwana kandi nta na mama ndeba, byabaye ngombwa yuko Imana inshumbusha impereza undi papa. Uyu papa yampaye rero ni amaraso amwe na papa wanjye, yari mukuru wa papa. Aba ari we wemera kunyakira no kuyobora ubuzima bwanjye no kungenera ibyo papa yakampaye, ariko akaba adahari ngo abime. Uyu papa mwiza rero nabanye nawe igihe kitari kinini, ariko aho yamvanye naho yangejeje ni ukuri ndabimushimiye. Nanifuriza abagabo bose kugira ishyaka n'urukundo byo kurera abana
b'abavandimwe babo cyangwa se b'abanyamuryango babo bashobora kuba barahuye n'ikibazo nk'iki, ariko wowe papa udukurikiye ukaba ufite ubushobozi buriya uramutse uzamuye bariya abana b'imfubyi ukabazamura ukabigeza ku rwego nk'urwo bazajya bagushimiraho nk'uko ngiye kugushimira papa wanjye uyu wa kabiri. Papa wanjye rero nifuje umugabo umeze nkawe mbitewe n'iki? Ubwo ndakivuga mvuga ikiranga umugabo mwiza, kuko nta mugabo ndabona mwiza uruta papa wanjye, ntawe ndabona. Papa wanjye ikintu cya mbere cyamurangaga ari nacyo gikwiye kuranga umugabo uwo ari we wese wumva ashaka kuba mwiza. Wowe udukurikiye muri iki kiganiro ukaba uri umugabo, niwumva ibi bintu utabifite uvuga uti naratakaye. Umugabo mwiza amenya kuyobora urugo, akabifata nk'inshingano ntabifate nk'umutwaro. Ubwo ninkubwira yuko abifata nk'inshingano ntabifate nk'umutwaro, wumve yuko hari abagabo bari muri iyi si batunze ingo ariko inshingano z'urugo azihunga, ahubwo akazihereza umugore. Umugore yamubwira ati nyamara buriya mu nshingano zawe n'ibibyarimo, umugabo akabona yuko rwa rugo rubaye umusaraba, rubaye umutwaro, akavuga ati buriya uwarushugunya. Hari abagabo bari mu ngo bazicayemo batazicayemo, bafata ingo zabo nk'imitwaro, badafata inshingano za kigabo. Rero ninjya kuvuga inshingano za kigabo, umenye yuko umugabo ni wowe mutwe w'urugo. Mbere yuko ufata ibyo wagakoze ukabiriza umugore, menya yuko uri umutwe w'urugo, uvuga uti n'ibi bintu nashoboye kubikora, ubwo ndarwaye, umutwe uba warwaye. Iyi mitwe yacu dufite, iyo umutwe watekereje nabi, buriya umubiri wose uba wangiritse. Umutwe niwo utekerereza igihimba icyo kigomba gukora. Umutwe ugatekereza uti mu gitondo ndabyuka njya ku kazi kanaka, maguru yanjye yabangira ingata tugende tujye mu kazi, maboko yanjye kora kakazi ngiyeho, munwa wanjye gasabe ugomba kukama. Urumva ko umutwe ufite akamaro kanini, niwo uhedinze ibintu byose cyangwa se ingingo zose z'umubiri. Rero umugabo mu rugo ni umutwe, ntabwo ari igihimba. Uyu mutwe rero udashaka gutekerereza urugo, ntabwo uyu aba ari umugabo. Papa wanjye yabashaga gufata inshingano za kigabo. Nabonaga papa ahaha mu rugo, nabonaga papa arihira abana ishuri. Urumva ntibyari byoroshye kugira ngo arere abana be, arere n'aba papa, ntabwo byari byoroshye. Bari abana benshi ntari bukubwira umubare, ntabwo yarakize by'ikirenga, ariko buriya niyo ufite umutima mwiza Imana iraza ikakuremera. Babana wumva wikoreye umutwaro wabo, wumva ko ugiye kurera, Imana iraza ikaguha ibibarera. Rero uyu papa wanjye kuri iyi ngingo ntangiriye hiranga umugabo mwiza, papa yarazi gukora inshingano ze nk'umugabo kandi agafata urugo nk'urwe. Nari ntarabona mama, ubwo nimvuga mama ndavuga mama uriya wabanaga n'uyu mupapa, nibo bari mama, nibo bari ababyeyi banjye icyo gihe, kuko nibo narebaga. Ubwo iyo mvuze mama biterwa n'ikinyejana abo tuziranye, iyo mvuze mama bitewe n'ikinyejana cy'icyo gihe ndimo mvuga ibyo bintu byabereye, ahita yumva mama mvuze uwo ari we, niba ari mama wambyaye cyangwa se niba ari mama wa kabiri uwo nguwo. Rero mama wacu wa kabiri nari ntarabona ajya mu murima kwirirwa yihiringa. Abantu bakera barahingaga, dore ko cyari cyagiye abakobwa bahezwa, ubona no kujyanwa mu mashuri ari ukugarukira primaire akaba arayirangije, secondaire ngirigwa n'umuhungu. Hari abantu bari bafite iyo myumvire. Ndashimira papa wanjye rero yuko icyo cyiciro ntabwo yari akirimo, yaranaturihiye mu bushobozi bwe aho yagereje akora. Niyo mpamvu izi saha nshobora kuba mpagaze imbere yawe mbasha kuvuga ntanatinya amaso yawe. Hari umuntu utazana hano kuri kamera ngo ahicara ahubwo mbabarira. Jewe rero papa wanjye niwe utumye nicara ahangaha. Imana imuhe iruhuko ridashira, aho ari aruhuke mu mahoro. Rero umugabo mwiza tubonye yuko afata inshingano zo kuyobora urugo, akabifata nk'inshingano ntabifate nk'umutwaro.
tugere ku ngingo ya kabiri. Umugabo mwiza ntabwo ahunga ibibazo by'urugo. Nari ntarabona mama ahangayitse ngo turarya iki, ngo se turambara gute, ngo se turagira gute. Nabonaga imyenda yinjira, nabonaga abana bajya kwiga, mama atasabye minerivare atiri wavuza induru. Nari ntarabibona. Nabonaga mama ari mama wacu nyine mu rugo, ariko nari ntarabona ajya kwirirwa cinshuro kugira ngo abana babeho. Nabonaga papa ibintu byose abikemura, byose akabikemura. Ntabwo navuga ko yari umukire cyane, kuko ubu nimbisanisha n'iki gihe turimo, hari abagabo bakize nyagukira, ariko usanga abana be bananiwe kujya kwiga, usanga umugore we yambaye ibiremo, umugabo yatambuka ukabona ari smart. Hari abagabo babayeho bikunda, ashaka kugaragara neza ataragaragaza umugore we n'abana be. Rero uyu mugabo aba yahunze ibibazo by'urugo, agashaka kwikunda no kwikemurira ibye ku giti cye. Nari ntarabona papa ahunga ibibazo by'urugo. Ikindi cya gatatu kiranga umugabo mwiza, aricyo cyarangaga papa wanjye, yaharaniraga ejo hazaza h'umuryango. Ejo heza hazaza h'umuryango yabiharaniraga ati. Nabonaga papa ari wa muntu uhora ashakashaka. Wenda reka duhere ku cyoroshye. Nufata abana ukabajyana mu ishuri, fata abana batari munsi y'10, ubarihira ishuri, ubagaburire, ubambike. Wenda tuvuga ibyo nibyo byibanze cyane. Ikindi papa yajyaga akunda kutugira inama. Nk'ubu hari akantu keza papa wanjye ntazamwibagirirwaho wanjye: kunda kwiga, ubiharanire. Agera hansezeranya ko azandihira primary nyirangize, andihire secondary nyirangize. Papa yansezeranyije amashuri menshi azandihira, anagerekaho kumbwira ati niwiga neza uzabona n'umugabo mwiza. Ibyo bintu yapfuye atarabigeraho, ariko aho yangejeje n'ukuri Imana y'amahoro imuha umugisha. Aha twari tukivuga umugabo mwiza, ndiriye mu kiganiro. Hari ukuntu amarangamutima aza ukibuka umuntu n'ikiza yaba yaragukoreye. Ibyo ngibyo biza ari bineza neza, bituma umuntu arira. Buriya umuntu ntago arira kuko ababaye, ntago ari cyo kiriza umuntu gusa, habaho n'amarira y'ibyishimo. Rero ndi muri iki kiganiro natangiye mvuga papa wanjye mwiza. Nukuri ndamushimira aho yagejeje, niho Imana yakomereje, kandi iyi saha mbasha kwitunga kuko hari icyo yabashije gukora. Iyo atandira ishuri ngo ageze aho yagejeje, ntago wenda uko ntago aba ari kombandi. Papa wanjye rero mwiza ndamushimye, nanasaba abagabo bose aho uri uzaharanire aheza h'umuryango, ejo heza habo, kuko abana bawe nibiga neza bakabaho neza, nawe uzagubwa neza, sibyo? Ubaramutse bibaye ari nk'igitangaza akazuka akambona ndimo mvuga yuko aho yagejeje akora ari Imana yakomereje, ikanzamura wenda ahingejeje ubu, kandi zanarenzaho, yanakwishima akavuga ati Imana ishimwe yuko hari icyo namariye umwana wanjye. Rero hanga y'abagabo twavuze ko turi mu ishuri batajya baharanira heza y'imiryango yabo, barahari benshi. Umugabo abaho Imana yamukubita uduceri
akabona abonye okaziyo kujya mu ndaya, abonye okaziyo yo gufasha imiryango ye, akibagirwa abana yabyaye. Umuryango wa bugufi n'aba bana bari imbere yawe. Aha ntago twigisha abantu kuba ibisambo, ariko mbere yo gusagurira abandi bantu banza umenye yuko witegereze, ugenzure neza yuko warangije guhaza urugo rwawe. Aha nari nyivuga umugabo mwiza, nshimira papa wanjye ko icyo kintu nacyo yagihagazemo neza, guharanira aheza hazaza h'umuryango, ko papa afite ibintu byinshi yagiye ashoramo, ubwenge bwe n'amaboko ye bifite abo byamariye, byagiriye umumaro, sibyo? Rero icyo nacyo navuga ko ari kimwe mu heza yagerageje guteganyiriza umuryango. Ubu yisa niba wubatse inzu ukabuzi yuko umwana wawe azayiragwa, ubuteguye heza h'umuryango. Rero hari abagabo abona amafaranga akajyana mu bidafite umumaro, akibagiza yuko babana be na kakana aramutse agateretse hari akatereka isambu, babana ya sambu yazabazamura. Ikintu cya kane umugabo mwiza akora, ashyira imbere umutekano w'umuryango. Nari ntarabona umuntu uhungabanya umutekano wacu ku bwa papa. Urugo rurimo umugabo mwiza rurubahwa kandi rukubahika. Ikindi umugabo mwiza, ahanga nimvuga ko gushyira imbere umutekano w'umuryango, uyu mugabo ntashobora guteza imivurungano mu rugo rurimo umugore we n'abana be. Kirazira bagabo mudukurikiye gukubita umugore wawe cyangwa kumubwira nabi cyangwa kumucunaguza, ndetse utaretse n'abana ukabahungabanya. Rwa rwego umwana azajya kubona akiruka. N'ubukiri papa aho gukabura igisimba. Hari abagabo bavuga ngo abagore ngo bateranya n'abana. Ntago uramutse uri umugabo mwiza, ntago umugore yakuvugaho ikibi ngo akibwira abana. Uyu rero abana umugore ateranya n'abana ni wa mugabo nyine uba warabaye ruharwa, uba ari mubi, bigatuma mama abwira abana imibabaro n'agahinda babayemo. Rero ibyo nari ntari nabibona iwacu. Papa yari nzataha ntari nabona ateza imivurungano cyangwa umutekano muke mu rugo. Udukurikiye yibuke yuko natangiye mvuga papa wanjye mwiza, uburyo nifuzaga gushaka umugabo umeze nka papa. Hari ikindi kintu rero kiranga umugabo mwiza nacyo nabonaga kuri papa wanjye. Urukundo rwe rwagaragariraga mu bikorwa. Urukundo rw'umugabo, urukundo akunze umugore n'abana be rugaragarira mu bikorwa. Kubaha umutekano ni icyambere, kubaha ibyo bakeneye ni icya kabiri. Niyo waba uri umukene mu dukeye ufite, iyo dusangiye n'umugore n'abana bawe ntago bagukamira mu kitozi. Barabimenya yuko utagifite, ariko bakanamenya yuko iyo ugifite ubaha. Urukundo rutagira ibikorwa rero, umugabo uzifata akagurira umugore we umusazi rugo rubi, cya gitenge bita rugo rubi, akakigurira umugore we, yagera hari hirya kugira ngo bamwemere agahita ashyiraho superiwagisi. Mama w'abana bawe ukeneye kurimba yasoka mu rugo abantu bakakubaha. Mbonereho kubwira abagabo yuko buriya uburyo bafata abagore n'abana babo ari byo bigaragaza abaribo. Niba uzi yuko utita ku mugore wawe, utita ku mwana wawe, ngo wahereze ibyo bintu byiza nyine amafurejeri